site, for example. And this is something that just resonates very deeply throughout everyone. It crosses all cultures and creeds and races, and to have them both together. Kuva mu ijana bya kera mbere Yesu kugera n'uyu munsi, igihagararo, ibigango, uburebure ndetse n'amafaranga ni bimwe mu birema igitinyiro. Waba uri muremure uruta abandi, ubarusha ibigango, ugaruka ugasongera ko ibinyamakuru bigiye bitandukanye, inkuru zikakwandikwa maze ugahindika ikirangirire. Waba ufite amafaranga menshi, ubutunzi, ugatinywa, ugashyira imbere muri serivisi zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa kandi, uko ugenda utera imbere, nawe uzi imbere ku buyobozi, bikarangira babaye benshi mu burusha ubutunzi. Ibi nibyo niko ubuzima bwubakitse. Ibi sibyo turi buvugeho uyu munsi. Reka twigake mu mateka y'isi tuvuye ku mugabo wabaye ikirangirira icyamamare, nyamara nta gihagararo, nta bigango ndetse n'amafaranga arusha abandi. CHANDRA BAHADUR DANGI, umugabo mugufi kurusha abandi mu mateka y'iyi si. BAHADUR DANGI, umugabo asa n'imetero 54. Wakwibaza ngo uyu ni muntu ki? Muhaye ikaze, Ngendishema Yves. CHANDRA BAHADUR DANGI yavutse tariki ya 30 mu kwezi kwa 11. Avuka mu 1939. Avukira muri Nepal. Uyu yavukiye mu karere ka Sirani. Avuka mu muryango w'abavandimwe 8, ari umwana wa 7 muri bo, abahungu 6 ndetse n'abakobwa 2. Mu kuvuka kwe yavukanye ingano ngana nk'iy'abandi. Bavukiye nk'umwe ndetse banangana mu bitaro bavukiye hamwe muri icyo gihe. Gusa igitangaje kandi giteye agahinda nuko nyuma y'umwaka umwe gusa avutse, aho bakuriye mu gihe kimwe bakomeje gukura bigira ijuru buri umwe wese. Gusa BAHADUR DANGI siko byaje kugenda nk'uko byanigendekeye bagenzi be banganaga muri iyo myaka, dore ko we yerekeye gukura ku mwaka umwe gusa w'amavuko. Kwigira ijuru kuri we bihinduka umugani kera habayeho. Aha yari afite santimetero 51.6, ari nazaje kwitaba Imana agifite. Iyi yari inkuru iteye ubwoba, agahinda ndetse ijyana mu matwi y'umubyeyi we wamubyaye, kuko byatumye ahangayikishwa ndetse akanibaza impamvu umwana we atakuraga nk'abandi banganaga muri iyo myaka. Bidatinze nyina yegeraga abaganga atangira gufata imiti. Iyi yari gutuma umwana we BAHADUR DANGI yigira ijuru. Gusa nubwo nyina yumvaga umwana we azaramba akagira igihagararo gishyitse, siko byaje kugenda, dore ko ntacyo byahinduye iyi miti, ahubwo DANGI yakomeje kungana uko yanganaga. Ubwo yari afite santimetero 51.6. Gusa nubwo DANGI atakuraga mu gihagararo, imyaka yo yakomeje kwicuma, umuvo hajya hundi. Gusa ntibyakunze ko yavukiye naza gukurira, uko umuryango we waje kwimukira mu giturage cya Limhal mu karere ka Danga. Limhal, iki cya giturage cyari kure cyane y'umujyi, muri metero 540 uvuye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi mukuru Katamadu. Iki cyaro cya Limhal cyari icyaro cya kure cyane, ku buryo nta mashanyarazi yageragayo, nta televiziyo, ndetse iki cyaro cyari gituwe n'ingo 200 gusa. Birumvikana ko ari ingo zabarirwaga ku ntoki, cyari gito ndetse binatangaje cyane. CHANDRA BAHADUR DANGI mu bwana bwe akiri muto yarezwe na barumuna be ndetse n'abashiki be. Gusa nubwo yari mugufi muri uyu muryango kurusha abandi, mu muryango we nawe 3 muri bo mu bahungu bari bafite munsi ya metero 1 na santimetero 22, mu gihe nyamara abandi bahungu 2 ndetse n'abakobwa 2 bafite uburebure bushyitse buje metero z'ubukure. BAHADUR DANGI yamaze imyaka myinshi yita ku matungo ndetse n'amasade muri icyo giturage. Si ibyo gusa kandi, dore ko abuhaga ibitebo baheka mu mugongo. Impamvu yari nta yindi, kwari ukoreza ababyeyi cyangwa se abamama mu giturage batwaraga imitwaro iremereye ku migongo yabo, kandi dore ko igihe kirekire yakimaraga mu rugo, byamuraga rero kubaha bino bitebo ko amaga igihe kirekire yicaye. Gusa kuri imyaka 73 y'amavuko, igihe umugabo wacuruzaga imbaho yatemberaga muri iki giturage, bitunguranye yahuye na DANGI aho yari ari, aramwitegereza ndetse anatubwa bitangaje n'uburebure bw'uwo mugabo, indeshyo ye. Gusa ibyatumye abona ko uwo mugabo ashobora kuba yajya guhatana muri Guinness Record, ikigo gishinzwe kwandika ndetse kikanabika ibintu bitangaje kuri iyi si, abaciye uduhigo, abakoze ibitubabashwa na benshi.
Ibi byasaga nk'intangiriro imigisha ndetse no kumenyekana kuri Bahadur Dangi wari umaze kugira imyaka 30 y'amavuko nyamara afite santimetero 54 gusa. Bahadur Dangi nubwo yari mugufi cyane byari kumusaba gusuzumwa ndetse akanemeza ko ari umugabo mugufi uruta abandi. Ibi byatumye akora urugendo rw'imetero 540 mu mujyi wa Kathmandu ahari ikigo kikuru cya Guinness Record, ikigo cyandika ibintu bidasanzwe ko nabikubwiye ruguru. Uru kandi rwari urugendo rwa mbere Bahadur Dangi yari akoze yerekeza mu murwa mukuru wa Kathmandu ku myaka ya 30 gusa y'amavuko, dore ko bari baravuye mu giturage yari atuyemo kera akiri umwana muto cyane. Byaratunguranye cyane ubwo bamwe mu bakuriye Guinness Record bakubitaga imboni uyu mugabo CHANDRA BAHADUR DANGI. Barumeretse banatangazwa n'ubugufi bukabije bw'uyu mugabo. Nyuma yo gusuzumwa no gupimwa, nta kuzuyaza Bahadur Dangi yanditswe mu gitabo cya Guinness Record nk'umugabo mugufi ku isi kurusha abandi, santimetero 54.6, inchi 21.5 ku myaka 30 y'amavuko. Bahadur Dangi yari amaze kuza mu 2012. Aha yari ku itariki ya 23 muri uwo mwaka 2012. Bahadur Dangi nyuma yo kwandika mu gitabo cya Guinness Record nk'umugabo mugufi yakurusha abandi, ku mwanya yari aho simba y'umugenzi we Gul Muhammad wari ufite santimetero 57 ndetse na Jenny Blowling uyu wavukiye mu gihugu cya Philippines. Blowling we akaba yari afite santimetero 59.9, uyu kandi akaba yari afite ndetse na ibiro 5 gusa. Blowling kandi nawe ari mu gitabo cya Guinness Record 2011. Birumvikana neza ko ari imbere y'umwaka umwe mbere ya Bahadur Dangi. Nyuma y'ubuzima bukakaye ndetse bunagoranye cyane, kwandika kwa Bahadur Dangi mu gitabo cya Guinness Record nk'umugabo mugufi kurusha abandi byasaga nk'intangiriro yo kogoga amahanga kuri uyu mugabo, kuko nyuma y'iminsi mike itangana nk'amezi 3 gusa yaje guhura na Jyoti Amj bahuriye i London. Jyoti Amj uyu nawe ni umugore mugufi wabayeho mu mateka y'iyi si. Uyu kandi yavukiye mu gihugu cy'Ubuhinde, nawe yanditswe mu gitabo cya Guinness Record mu mwaka wa 2011, umwaka umwe mbere ya Bahadur Dangi. Jyoti Amj kandi yari afite santimetero 39.9. Uyu niwe wahuye na Bahadur Dangi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 8 umwaka Bahadur Dangi yandikiye mu gitabo cya Guinness Record. Byari ibyishimo byinshi cyane kuri Bahadur Dangi, kubyo no mu mvugo ze bitamaga kwigaragaza, ubwo nawe yivugiraga ko ahaye ndashidikanya ko agiye kuba ikirangirire ku isi hose, kandi koko si byaje gutinda, dore ko tariki 23 z'ukwezi kwa 11 2014 nyuma y'imyaka 2 gusa yanditswe mu gitabo cya Guinness Record. Yahuriye i London nanone na Sultan Koze, umugabo wa metero 51. Sultan Koze wavutse mu 1982 avukiye mu gihugu cya Turikiya. Niwe mugabo kugeza n'uyu munsi ufite agahigo ko kuba muremure kuri iyi si kuruta abandi na metero 2 na santimetero 51. Bahadur Dangi yahuriye n'uyu mugabo Sultan Koze i London ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2014. Aha yari mu munsi wo kwizihiza ibirori by'imyaka 60 ikigo cya Guinness Record cyari kimaze kibayeho. Niba ubasha kubyumva neza, yari umugabo muremure ku isi wahuye n'umugabo mugufi uhiga abandi. Iki cyari nk'igitego kuri Dangi, umugabo mugufi nyamara wari umaze kuba ikirangirire. Gusa umunyarwanda aricaye aravuga ngo nabyera ngo de, dore ko urupfu rwe rwaje gutangazwa nyuma y'imyaka mike yanditswe mu gitabo cya Guinness Record. Yitabye Imana mu 2015 amaze kugira imyaka 75 y'amavuko, nyuma y'imyaka 3 gusa abaye umugabo waciye agahigo mu bugufi bukabije. Bahadur Dangi yaguye mu kigwa cya Samoa kiri muri Pacifique y'Amajyaruguru ahari muri teritwari ya Amerika, aho yahumekeye umwuka we wa nyuma azize indwara bita pneumonia. Urupfu rwe rugatangazwa saa 6 zuzuye z'amanywa. Aha yari 2015 ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9.
Ibi byari agahinda gakomeye cyane ku bamumenye, intimba n'ishavu ku muryango. Isaa sita z'amanywa ziba umunsi wa nyuma wo kubona izuba kuri uyu mugabo Bahadur Dangi wapfiriye mu kirwa cya Samoa muri Pasifike y'Amajyaruguru. Ndagushimira wakomeje kuntega amatwi muri iki kiganiro cy'uyu munsi, nkusaba kujya muri comment ugatanga inyunganizi. Njye Narishema Eve, iyi ni Kodaraba TV. Murakoze cyane.